Yes, mwifurije ineza y'Imana ndetse n'umugisha w'Imana aho uri hose mu bice byose bigiye bitandukanye. Ese ushobora kwibaza uburyo ugomba kubona turi kuvuga ngo ubukwe budasanzwe cyangwa se ubukwe bw'igitangaza. Reka mbere na mbere kugira ngo dusobanure impamvu ari ubukwe bw'igitangaza, nyemerera udushyigikire, dukandire like, dukandire subscribe ndetse na share na comment. Impamvu ari ubukwe bw'igitangaza, kubona uri umwana w'imfubyi nta babyeyi ugira, bose barapfuye kera, utazi nyoko wakubyaye, utazi mama wawe wakubyaye, ntumenye n'isura yabo, ukarerwa n'abavandimwe bagutoye. Ariko by'umwihariko ubukwe nk'ubu bukaba Imana igatumiza abantu hirya no hino, impande n'impande, bose bagahurura baje kureba ubukwe bwawe. Rero ibyo ni ikintu kidasanzwe, ni nayo mpamvu kuri thumbnail mubona twanditse ngo ubukwe budasanzwe. Buriya hari igihe umuntu akoresha ubukwe, agategura ubukwe, akagira abo abwira. Niyo mpamvu rero buriya Imana, ushobora kuba udafite umuvandimwe ikaguha abavandimwe, udafite inshuti ikaguha inshuti, ibintu byose ikabikora. Mbifurije umugisha w'Imana.